Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana buri gitondo mu mwanya wa nibature. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye ba Kristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo duhereje Imana yacu icyubahiro, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana nishimwe, yongeye kubyemera, yongeye kutugira neza, iravuze ngo duhumeke tubeho tubayeho. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo uhagaze, nubwo umaze igihe mu ntambara, ariko Imana iracyari Imana ikurinda kwimana. Imana nishimwe. Rero muri iki gitondo hereza Imana icyubahiro, shima Imana, ongera ugirire Imana icyizere. Imana ntihabwa icyubahiro kuko yitwa Imana ishobora byose. Ni Imana ifite urukundo, ni Imana y'inyembaraga. Imana ishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tugarutse muri uyu munsi tuvuga kuri teme yacu ivuga ngo Imana ni igitangaza, ikora ibitangaza. Icyo bita igitangaza ni ikintu Imana ikora, abantu benshi bagatangara, abandi bagaceceka, abandi bakumirwa, abandi bakanayigarukira, abandi bakayiha icyubahiro, abandi bakuzura amashimwe. Rero icyo ni cyo gitangaza. Ni ikintu Imana ikora kitabasha gukorwa n'umwana w'umuntu, umwana w'umuntu atabasha gukora. Ndetse nawe Imana yagikoreye usigara uhuhutwa uvuga uti Imana ndakubonye. Rero Imana ni igitangaza kandi ikora ibitangaza. Imana nishimwe, nawe ubwawe uri igitangaza. Mu bitangaza Imana yakoze nawe uri igitangaza, kuko uteye nk'igitangaza, ukoze nk'igitangaza, utangaza benshi, ari abakwifuriza ibyiza, ari abagerageje kukugirira nabi, byose byagiye biburizwamo n'Imana ikora ibitangaza. Noneho ababigambiriye bagatangara bakavuga ngo mbese Imana yuriyibahe. Imana nishimwe cyane. Nagira ngo rero twongere dufate umwanya wo kuvuga ku ijambo ryitwa ngo Imana ni igitangaza, ikora ibitangaza. Ni ukuvuga ngo twe turatangara, ariko yo ntitangara, kuko n'ubundi mu bumana bwayo no mu mbaraga zayo ni igitangaza. Ibiyirimo byose biratangaje gusa, kuko ngo ntidushobora gutekereza ngo byibuze tugeze no kuri 1/2 cy'uko iteye. Nta nubwo twageza ku nusu ngo tubimenyaho gake cyane. Imana nishimwe. Kandi Imana ikwiyeretse wagwa igihumure. Rero Imana ikora ibitangaza mu bumana bwayo, irahambaye, iratangaje. Niyo tubivuga ntitubikurura ngo tubishyikire nk'uko biri, kuko hari igihe gukorera ikintu kikakurenga, ikagukorera ikintu ukumva rwose nawe uravuze ngo Mana. Niho abarokore bavanye iriya terime yo kuvuga ngo Imana yankoreye ibitangaza, ngo bituma amashimwe Imana yakoze araremereye cyane. Araremereye. Amashimwe Imana yakoze araremereye. Ibyo Imana yakoze biraremereye. Mbese kubishima ntabwo wabishobora. Kandi nibyo ikora ibitangaza byinshi cyane. Nyemerera rero aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose, kuva ibice 14. Tite y'ijambo handitse ngo Abisiraheli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Imana ishimwe. Icyo nacyo ubwacyo ni igitangaza. Abisiraheli bahanyuze mu nyanja, bahambuka nk'abambuka ku butaka, ariko abanzi babo, ariko haleluya, ngo bagerageje kubakurikira, bo bahise barengerwa. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ibyo bice 14 umurongo wa 24 ndetse n'uwa 25, ariko nifuzaga ko twivugira ku wa 24. Hanyuma handitse ngo iki? Mu gicuku cya nyuma. Imana ishimwe. Njya mvuga ngo Imana izinze ijoro izinguye amanywa. Mu gicuku cya nyuma, ibicuku biba byinshi kuri wowe. Ibicuku biba byinshi wasuhurijemo umutima. Ibicuku biba byinshi waririyemo amarira. Ibicuku biba byinshi inzara yarayikurya. Ibicuku biba byinshi waraye utukwa. Ibicuku biba byinshi, ariko ngo hajya habaho igicuku cya nyuma. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ritangiye ritubwira ngo mu gicuku cya nyuma. Ariko haleluya, Uwiteka yitamururiye
mu nkingi y'umuriro n'igicu, ngo Uwiteka yaritamuruye, yitamurira mu nkingi y'umuriro n'igicu, muri icyo gicuku cya nyuma. Ndifuza yuko nawe wagira igicuku cyawe cya nyuma, Uwiteka akitamururira mu nkingi y'umuriro n'igicu. Imana ishimwe cyane. Mwarangije, hari ikintu yakoze, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Ni ukuvuga kureba kw'Imana. Ariko haleluya, ndumva ryohewe n'Imana muri iki gitondo, ngo yitegereje, haleluya, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa. Ni ukuvuga ngo Imana mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, mu budahangarwa bwayo, mu jisho ryayo harimo imbaraga zikomeye cyane. Yo yararebye gusa, yaritegereje, ntacyo yavuze, ngo Uwiteka yitegereza. Erega Imana ni igitangaza kandi ikora ibitangaza. Ngo yitegereje ingabo z'Abanyegiputa, yarabitegereje gusa. Ntabwo twigeze twumva ko Imana hari icyo yavuze, ntabwo twigeze twumva ko hari inkoni yabakubise, ntabwo twigeze twumva ko hari urutoki yabatunze. Imana ngo yarabitegereje gusa, haleluya. Ariko Imana yitegereza uriya mwanzi wawe, Imana yitegereze iryo deni, Imana yitegereza icyo kigeragezo gihora kikuriza. Ngo Uwiteka ngo yaritegereje, ngo cyari igicuku cya nyuma. Rega buriya Abisiraheli banyuze mu bicuku byinshi, ariko kiriya cyari igicuku cya nyuma cyo guterwa ubwoba no kugirirwa nabi no kugambirirwaho ibibi na Farawo n'ingabo ze. Ngo noneho Uwiteka rero we yararebye. Uwiteka agira icyo areba ku buzima bwawe, agira icyo yitegereza, cya kindi kikubujije amahoro, cya kindi gituma usuhuza umutima. Ngo Uwiteka rero yitegereje ingabo z'Abanyegiputa, ngo arazitegereza tu, arazireba, areba ukuntu bari kuvuga ngo baratsembera Abisiraheli mu nyanja itukura, areba ukuntu biyengoje kunyura mu muhanda batacukuye, bataharuye, batatinze, areba ukuntu banyuze mu muhanda batubatse, arabitegereza. Ndetse buriya yaravuze ati aba bantu bashobora kuba nta bwenge bagira, uyu muhanda ko babiwuzi, ko muri geography utigeze ubaho, kabami b'Abegiputa kuva igihe isi yaremewe batigeze bagerageza guca umuhanda mu nyanja. Ubu kuko batinyutse gute gukomeza nabo bagaca muri uyu muhanda? Ngo arabitegereza, arabitegereza, Uwiteka arabitegereza. Nanjye ndavuze ngo muri iki gitondo cya kare Uwiteka agira ibyo yitegereza, agira ibyo yitegereza biri kukwirukaho, agira ibyo yitegereza biguteye ubwoba, agira ibyo yitegereza bituma uniha, agira ibyo yitegereza bikubuzije amahoro. Uwiteka byitegereze, nabirebe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Abegiputa Uwiteka bitegereje bacitsemo igikuba, ubwabo bahise bumva ubwoba bubisha, ubwabo bahise bumva imitwe ibishe, ubwabo bahise bumva babuze uko babigenza, ubwabo bahise bacika intege, ubwabo bahise buzura igitengo baratengurwa, ubwabo bahise bumva bapfuye. Ngo bahise bacikamo igikuba, bahita bacikamo igikuba. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ahiwe 25 akura inziga ku magare yabo. Imana ishimwe cyane, ngo bituma akururuka aruhije cyane 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 cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Abanzi bawe muri iki gitondo, muri iyi minsi, muri uku kwezi, muri iyi minsi mike isigaye, abanzi bawe ubwabo bamenye ko Imana yawe ikurengera, bamenye ko Imana yawe ijya ikurwanirira, nabo ubwabo bibwirize bahunge mu izina rya Yesu Kristo. Abegiputa bahise babona yuko inziga ku magare yabo zikutse, ngo zagiye zikuka zishinguka. Wibaze nawe muri mu muhanda ukajya kubona, ukabona ibinyabiziga byose, ukabona amagare yose. Tekeza nka kwa kundi yo turi muri ambuteyage, wajya kubona ukabona amapine yose afashe umuhanda, arirukansa agiye ava ku modoka. Yibaze nawe ibyo bintu bibonye, ntihagire imodoka isigara hipine. Ni ukuvuga ngo rero izo nziga zimaze kuva ku magare, Abegiputa baravuze bati duhunge, kuko Imana Uwiteka ari burwanirira Abisiraheli.
Daniyeli akabarengera. Imana nishimwe uyu munsi bimenyekane ko ufite Imana ikora igitangaza y'igitangaza, ibasha kukurengera, ibasha kugutabara. Imana nishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro, Imana yongere igira ibyo yitegereza ku buzima bwawe, yitegereze yitamurire mu nkingi y'umuriro n'igicu mu izina rya Yesu Kristo, mu bumana bwayo no mu mbaraga zayo, mu nzira zirenze igihumbi. Imana inyuremo ikora igitangaza, maze abantu bamenye yuko usenga Imana y'igitangaza. Imana nishimwe cyane. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.